duheruka Ntwari azajyana Sheyira kumwerekana iwabo nk'umukunzi we. Ubu bigeze he? Mukurikira umukino. Kavutse we. Karame mabuja. Ese nturahumuza ko ngushakara? Yewe urebye nari mpumuje. Turayanyuma nyahaye Kanezero nuko nari mbanje kuzirikanya ngo itamena ikiraro. Ari byiza. Ngaho ugira hino ngira icyo nkwibariza. Naje rwose. Ngwino. Nuhora se mama Ganza? Ukavutse. Ujya ujya kwa kwihangana? Ngiye kwa kwihangana. Kwa kwihangana ni we mbaza hari undi uri inyuma yawe. None se mabuja urumva nahera impakana ko njye mu muryango w'inshuti zanyu koko? None se ubasura kangayo tutagutumye? Ni mpamoda. Ubwo se ko hataba umusore tungana nambasura nsanze yonde? Umusore se niwe ngombwa ntihari inkumi yo mu kigero cyawe. Uravuga b'Imana se mabuja? Uriya muturage ko kubona twavugana iki? Ibyo kumukorakora ku mabere no ku mabuno. Ku mabere? Uratekereza ko byaba ari inzozi zituye mu mutwe wa Solange? Ubuse ko ku mama Ganza wowe ukunzi ko imico nk'iya nayitinyuka? Mbwira rwose kuko ntibakubeshyira. Cyangwa mabuja uriya mukobwa abagirira ishyari ubwitonzi bwanjye. Ubwitonzi? Agashaka kumparabika kugira ngo nzajye kumusaba imbabazi ubundi azintegera ngushe mu mabi. Cyane ko rwose mba numva ngo hamwisantere ngo akunda kwibambaza ku bahungu. Ahewe noneho mbuze uwo nizera rwose. Yaba Solange yaba b'Imana cyangwa wowe. Nukuri nyizera mama Ganza. Ubu se Solange byaba ari impungenge za kibyeyi gusa Kavu? Byashoboka. Cyangwa hari icyumpishe. Ni impamo y'Imana ntacyo ngwisha mabuja. Cyakora reka nkubwire Kavu. Niba uzi ko ibyo ndi kukubwira ugahakana ufite icyo ubiziho. Ndakwihanije. Nongere subiramo ndakwihanije. Kavutse nsubiramo ndakwihanije. Nukuri ndakumva mabuja. Reka abakobwa b'abandi hatutazanteranya n'inshuti n'abavandi. Nukuri kose uranyumva Kavutse? Ndakumva pe. Kandi niba koko ab'Imana kubeshya ndabwira Solange amenye ibyo ari byo. Solange? Nakoreka ndamushaka ndamwibariza nanjye ubwanjye. None se mabuja ko nabahakaniye koko? Ikuse bita wagiye ufunga amadishya ntubona ko bwije? Ariko wagiye ubanza ukanasuhuza umuntu Sheyira. Ubundi imibi gutwara iki? Imibi itera malaria mwana. Ujye ufunga amadirishya igihe cyose bugorobye. Ujye ushyiraho inzitiramibu n'ujya kuryama. Naho gukinga amadishya nyamara nabyo ni ingenzi. Ariko ubwo wabaye ute koko Peter? Ahubwo mpereze iyo sakoshi ndebemo icyo unzaniye. Itonde ahubwo itonde harimo ibintu bimeneka. Utabyangiza nkazakurega kuri mukecuru. Kusekaze. Nibyo mukecuru yaguhaye se kandi? Nako nyoko bukweda. Nukuntu yankunze ushaka kumpuza kwiberesha. None se Ntwari ko mutazanye ubundi Sheyira? Urebye Ntwari ntameze neza. Nawe se urugendo rwo kujya iwabo rujya rumunaniza bene ako kageni? Yego iwabo ni kure ariko ntabwo ari aho kumunaniza. Gusa nyine yisataha. Ubwo si yo muzana akabanza akarya. Cyane ko nta n'umuntu aba yasizeho kugira icyo amutegurira mu rugo. Erega nawe witumvugiramo ntutume nkubwira impamvu tutagiranye hano. Ngaho mbwira ngo uteze yombi imfura ya data. Ubwo se kutujubaye iki? Undi wagiye umuhungu mwiza gutya koko. Urumva none atari wowe nsembura. Nyine Peter urebye inkuru batwakije tugeze iwabo wa Ntwari kumusaba kuza hano nabonye byaba ari ukumurondogoza pe. Babakirije inkuru kishira ko nta mbona usuheriwe. Mama wa Ntwari yakomeje kuremba. Mana yanjye. Noneho kwa muganga bababwiye ko impyiko itagifite ubushobozi bwo gukora akazi kayo nk'uko bikwiye. Oh my god. Shira. Kunteye ubwoba we. Njye numva bavuga ko iyo byageze kuri urwo rwego ubuvuzi buba buhenze cyane. Peter, ubonye bihenda bishoboka. Ugeze mu kishira? Mama wa Ntwari ageze ku rwego rwo kumusimburiza impyiko Peter. None se Ntwari ufite iyo nkuru mu mutwe ukamureka kitahana Shira? None se Peter, narara kwa Ntwari tutarasezerana koko? Bisa Shira. Sinakwihanganira ko Ntwari arara mu nzu wenyine. Reka njye kumureba. Nukuri mwakoze kunzanira abuzukuru banjye kunsura abana ba. Mama, ndakumva. Natwe regero turahanga tuba tunezerewe. Suko se. Ariko nyine ibintu byo kwihugiraho byateye
bituma abantu bagenda bagahera. yewe murantabaye pe numvaga nkumbuye abuzukuru banjye cyane. yewe ko twari tubakumbera nawe ibyo uvuga se mwana wanjye waba umugabo utudakora ngo ukore urugo rwawe urumenyere ibyo rukwiye. Papa gukora nibyo ariko nanone amahirwe yo kugira umuryango ntiyagakwiye kwirengagizwa ngo abantu bagende bahire. Birumvikana haba hakwiye gushakwa n'akanya rwose ko kwishimana nawe. Sogokuru ko naruhutse wajyanye kureba ya nka dukundana. Ganza ubu ntizirataha ariko mu kanya humura ndayikwereka. Mama nanjye wiki kuzanyigisha kwabo. iyo niko marigari aba bana bazi ikinyarwanda bigeze aha ndishimye ni ukuri. nawe wumvise ukuntu abana bakerebutse cyane ni ukuri biragaragara ko aba bana bafite indangagaciro z'umuco wacu. Ganza nawe Keza ngaho nimujye gukinira muri kiriya kibuga niho hatari ibintu byabangiza. ahubwo se mwabigenje mute ngo abana bangana batya bazi ikinyarwanda na bamwe mu basaza batazi garafure? mpambara rwose nubwo baje mukuru wawe waretse nkagusubiza. subiza rwose. ibanga nta rindi nuko twabyaye abo tubashije kurera bigatuma tugira umwanya uhagije wo kubaganiriza tubabwira inkuru tubacira imigani insigamigani yewe n'ibisakuzo n'ibindi byatuma abana badata umuco wacu. hanyuma se ko nshimye ko mufata umwanzuro ku mubare wabo muzabyara nkaba mbona Ganza na Keza umwe ari umusaza undi ari umukecuru, ibi ni ibiki koko? aho ntimushaka kuzaca umuryango koko? ariko mama nawe urasetsa cyane. gute se? rwose ntabwo guca umuryango aricyo tugambiriye. umva mbese ariko nk'uko twabikubwiye kubyara abo dushoboye kurera ndetse dushoboye kwitaho nabyo dukwiye kubitekereza. none se mwakishimira ko tubyara abana tukananirwa kubashyira mu ishuri kubavuza cyangwa kuhabonera ibyo bakeneye byose? gahore ubwo se mubigenza mute? bambarize wasanga mutaryama ukubiri kugira ngo mugere ku byo mushaka. yewe ndumva mugeze mu biganiro by'urwego rundenze pe. reka ndebe ko bwa bwatsi zawe maze ndumva zitangiye kwabira. iri zuba sigira ngo riracyatuma zibona ubwatsi. ndaje ndebeye. ahubwo se mwana wa ndakumva cyangwa bya bindi ujya umbwira ngo wagiye gushaka imari uba ugira ngo ujye kureba umugore wawe. nyamara ntabwo ari uko tubigenza pe. mubigenza mute? kuko twaba dutatiye inshingano z'abashakanye. erega ababyeyi bacu muri iki gihe tubyara ariko duteganya no kurera neza. si byo kugira ngo tubigereho rero njye na Margarita twahisemo gukoresha uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. ese mama hanyuma se ubwo igihe muzashakira kubyara bizabashobokerara? nta kibazo rwose mama. reka burangiye na Kabera tuzabyara n'akana kazadusaza. ahubwo icyo rwose ntumva kuvuza ijambo ryiza. niko se Marigari karame ubwo buryo mukoresha nta ngaruka bugira? ingaruka zese mama reba abana bacu ko bameze neza ndabibona. natwe tuneza rwose yaba ngiye na Margarita wanjye turabibona rwose. abona se tutameze neza? mumeze neza. uburyo dukoresha mu guteganya imbyaro burizewe kandi nta ngaruka bugira cyane ko ntacyo bihindura ku miterere karemano y'imibiri yacu. yewe yaba nari nkibyara ndumva aribwo buryo nanjye nari gukoresha rwose. naho ubundi ubwo buryo nibwo bwadufashije mu mibereho n'iterambere tugenda tugira. kuko by'abana utabasha kugenera ibibakwiye nibwo usanga umuntu yarabaye mbaru bukeye. yewe abameze batyo nanjye njya mbabona ugasanga umugore ntaruhuka rwose. yewe iyo biba ibyo gusa hatiyongeraho ko nta karimo k'ingufu yakora ugasanga umugabo akora wenyine bigatuma iterambere ry'umuryango rihadindirira ubuzima n'uburere bw'abana bikahazambira da. niko bimeze. yewe kabe ni ukuri ndagushimiye ko mwafashe umwanzuro ukwiye uganisha umuryango wanyu ku iterambere. ni ukuri papa uzi ko nsanze umunyu w'inkora ashize. ariko amazinda yanjye na Kantarama we urandenganye. ejo ntitwavugaga yuko tuza kuwugura none se ariko ntacyo sha mukanyarukiriye ku gasantere ubuzane inka zikanywa icyo wazihaye. ibyo byo. hanyuma se wowe mpamba nyuma yo kurangiza amashuri bite? mama ke ni impamo ntibyoroshye kubona umuntu yararangije akaba agisaba abasaza buri kimwe biteye isoni n'ukuri. ahubwo se buriya ntimwareba uko mwamurihirira kaminuza di? wa rwose nibyo kuko n'akazi kuba ugasaba kuba waraminuje. Sogoko inka zaje tujye gukama. zaje ngwino tugende. ngwino tugende. ngaho ni muzi. nyabuna mugenda gahoro mutavunika.
yewe sesi uzi ko uburyohe bw'ibiryo bwanyabagishe kukubaza niba umwana yaryamye yariye ego uwo munsi nakora ikosa ryo kumuryamisha atariye nicyo ngukundira mwana wa mama ibyo umukorera byose ubikora nk'uwikorera cyane ntabwo kansi ndakumva uzi gufata Cecile nk'uruhinja gute se kandi yegora Cecile ngiye kubera ibyo akora arimo umugore mwiza w'ejo hazaza ngo ntububone ukuntu abana bacu bari kugenda babyibuha koko yewe ni ukuri Cecile yaziye igihe pe nibyo sera aho bose nko ndakumva wakanguye umwana muto ukamuhiberesha rimwe nko uzi ko mutiriranywe reka mbanze ndyo cyakoze ukunda n'ibintu ntuswa ko umwonsa ntariye yaba asa n'ukurura ubusa ahubwo reka nkuzanire n'igikoma usomeze kugira ngo umwana aze kubona icyo yonka gihagije muzanire sha muzanire reka nyizane rwose ntiwumva se ahubwo di wagira ngo nibuka agaseko n'igikoma gihari yewe ahubwo rwamwe nari nibagiwe kukubwira ko ejo ari ukujya ku kigo nderabuzima gukingiza umwana ese niba ari ugukingiza wagira ngo mbikoreho iki nabikubwiraga nyine kugira ngo uzamperekeze mbere y'uko ujya ku kazi ariko babarira nta mwanya nifitiye kanseri kuko mana ugize ngo ukirwamwe ariko utumvise n'iki se koko ubona guhora dushoreranya ari ngombwa koko utabeshye gukingiza umwana nibyo wise gushorerana rwamwe bivuga uko ushaka ariko ejo umenye ko nzajya ku kazi ni ukumbwiye rwamwe ukumbwiye pe ubwo uhisemo kurutisha abana akazi ariko nawe rero ngo wajya ugabanya imiteto kuko kanseri iyihe miteto si ubwo kumye aka kanya wibagije ko ubukene bwari butangiye kudukomangira none urahumetse utangiye kumbwira ngo ndeke akazi yampaye nka data maragenda umva muri gupfa ubusa ibyo mbwirumva bisobanutse koko ndakumva koko mpari kuki ntaguherekeza nkagutwaza umwana umwe nawe ukamuheka hanyuma rwamwiza akajya mu kazi urumva ukuntu umwana kurusha kureba kure ariko mara cyaba gikemutse aho ngo twese dushorerane nk'aho urukingo nidutaha tuzaruteka ubuze ibyo ni ibiki nyamara menye unyumvise nabi guteze njyewe nari mbivugiye ko hari ubutumwa butangirwa ku kigo nderabuzima busaba ko ababyeyi bombi babwumva kugira ngo bazabashe kubushyira mu bikorwa ese ntabwo wagenda ngo ubwumve nyine hanyuma wavayo ukabumaho amakuru birashoboka ariko biba byiza iyo tujyanye kuko ibyo numvise nshobora kubikubwira bikaba byahindura ireme ry'ubutumwa muganga aba yatanze mva ahangane rwose nzaguherekeza ubutaha sibyo nta kibazo ariko ubutaha uzabizirikane mugabo mwiza nzabizirikana pe ese ubundi sheri byakugendekeye gute ko watahanye umunabi si umunabi rwose kanseri ese byagenze bite bananiwe reka none nawe ukagerekaho kumbwira ibintu ntumva mva nta wundi mutima mubi ni ukuri gusa mbabarira si byose ibyo wansobanuriye nabyumvise kandi ubutaha nzabizirikana sheri humura imbabazi uzihawe uko uzatse rwose yo Peter ahangayikishijwe n'ubuzima bwa Ntwari uvanye inkuru mbi wabo y'uburwayi bwa mama we naho ubutaha ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu buri mugoroba, kuwa mbere no kuwa kabiri ni saa 12:15, kuwa gatatu ni saa 12:45, kuwa kane ni saa 11:45, naho kuwa gatanu ni saa 2:15. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube andikamo ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunzi b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 07811320 cyangwa se kuri 0788435206. Bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com.